rero ejo niriwe mbona igikuba cyacitse bamamagaye abanyandikiye bati Gasaro ati ibi ni ibiki M23 ivuye mu bice bya za Plaine de Ruzizi muri Plaine de Ruzizi ndetse aho nge nari navuze ko hasigayeyo abasirikare bake Marshali kugeza kuri iyi saha ngewe hari umuntu wamaye amakuru ko abasirikare bose bavuyeyo ambwira ko reka nze ndabikwereka ngewe urabizi ko mvuga ibimenyetso kugeza ku munsi either wanyuma apfa cyangwa se wanyuma aba discharged out ataha uwo si uwa mbere yego uwa kabiri akamera nk'umuntu wamurwarije kure atanga finansoma atanga abaza yaramutse gute ari nk'ibwota amasimbi par exemple urumva en fait dufite ubwo abapersona batatu yego uwa mbere n'urwaye ko niwo umuntu arwaye ku gitanda cy'umurwayi yego ibinini bari bumuhe birura ibishinge bari mutubike na buri kimwe cyose en fait ubwo buribwe burumvwa n'umurwayi uko ikinini kirura nubwo nkurwaza nkuhagira ntabwo mbizi n'umuve tugera hegeze uyu munsi abohereje abana buri kimwe cyose by the way wohereje umwana it's okay ariko umwana wohereje mu ndaki umuha makenga sibyo makenga se ibomba ntibyamuhusha gacere ntibyari muhitanye ejo bundi so ino urugamba rwa Kongo ikibazo kirimo ngiye kubikora mu buryo paradoxale urimo kumva ukwandikira kubaza yigize umurwayi atarabana n'igitanda cy'umurwayi kugisa sibyo umwe akigira umurwaza byahebye okajya Sandri wenda ubwo ndakabije ariko reka nsubire inyuma gatoya General Makenga General Bodwe Gacerize General Ndenande uriya Usematama General Yusufu Mboneza abo bajenero bose nibo dukunda kwireberaho na Colonel uriya maneko wabo nzenze urumva yo high command kugenda uyifata yose icyo gihe ntabwo biro umunyamerika si wakoze iyo mistake ni mistake ya batako ni ibyo batubahirije bagomba kubahiriza uyu munsi kuko nta wabwiye ngo bave aho bari bafite mbere document irasinye ko batagomba kwagura ibirindiro buri wese udukurikije aho yarari ariko wa muntu babajwe n'icyo gikorwa sibyo kugaruka kuri wa murwayi mbere natangiye kuvuga nyine nyiri kibazo nanone ntabwo uri bukondane mu 23 kubera ko iryo tseta birenge iva ahantu nicyo kimenyetso ntakuka cyo kwereka wenda wayihebeye ko nayi have itabishaka ari kuba byayicanze kugira ngo rero ko chance ushobora gutanta igakunda ikarya n'ikindi nakubwira niba barakerewe gusubira Kamanyora tuvuge wenda amezi 4 do you think nta nyungu bakuye kumenya uwo murongo mu gihe bahamaze batiriwe banatera urumva byari gukunda ikibazo ni kimwe kirangangiye kwibaza ko leta Kinshasa ibyo bakwikora byose muvoma yose bakora yose itagaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo amaherezo azaba yahe aho turahakomereza ikiganiro inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. turasuhuje aho murere impande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira ngo tubagezeho update agiye atandukanye umunsi ku wundi. Ndi kumwe na Marshali maramumenyereye no umuntu wacu no umuntu wanyu nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Marshali umeze ute? Meze neza. Namahoro. So reka mbanze mbyumve niyumvire niba ari amahoro koko. Biko bisaba kubanza gutekereza. Yego. Amahoro mu bijyanye n'iki? Mu bijyanye n'imibereho.
imibereho yanjye myiza y'abaturage se imbereho ya muntu y'umuntu ku giti cye. ibaze ni ukuri nese ikibazo naba mfite ntabwo ngira ibibazo jewe pe akareka mu byo kereka ibisanzwe nyine duhureho nk'abantu hako ubuzima bwanjye uyu umuntu atarwaye ntarwaye kuko kurwara nibyo bihagarika n'akazi n'iki byose ariko ndumva nta njerere ziri mu matwi yanjye pe yego kereka ngiye kubeshya ufite n'agafaranga amafaranga iyo nyafite nubwo nta mfite amahoro nibwo ncunda yikoba kambwira ngo jya ahangaha ngo gira gute ngo waruzi kuko nuzi ahubwo ariko ubwo nawe nyine wibaze nawe impamvu ntuzi ahubwo urayafite aranakugaragara ako sha Sandrine rwose cyaba kirasa abantu ushingiye ku kisi wampaye amafaranga Sandrine ujye unyima amafaranga kandi twahura nkabona uvuye nko muri saro ntabuze ijana rigiye ubwo se reka nkubaze nk'izi nzara simba nzikoresheje ako kanya sibyo nizo wari ufite suheruka yego ntabwo nazirebye nk'izi ngoyi harimo abantu barira kandi bafite amafaranga ukayabonera mu bimenyetso mu bimenyetso ushingiye ku kisi aka kanyenyeri wagakanze kubushize wagakanze ntabwo nagakanze none se ntushaka kureba umuntu nkakwe twambara nk'abantu bazi nyine bazi ibintu byo kwambara ubwo rero ukwambara we waba uyahora agahita kubona agenda ahorana unini yego mu myenda noneho koko nahise ndi umuzunguzayi wayo hari ubwo oya iyi ni imyambaro ntabwo wabyita rigisi kuko imyambaro n'ubundi ntiwabaho utambaye ariko wowe wabaho inzara zitameze gutyo wabaho ingohe zitameze gutyo wabaho make-up itameze gutyo wabaho ibyo byose ni esthetique mu gihe kwambara atari esthetique kwambara nyine tutambara ubusa urumva yego ndabyemera rero buriya mujye mwitanga uvuga ute se ko ngiye gukoresha inzara umuvandimwe Marishari ameze gute shamba mbizi ko umeze neza ubizi waba bimbajije mbi yego ubizi waba utaragiye muri ntuze iyi minsi nzi ko utameze neza ariko byuzi iminsi itambutse uko biri kandi iri minsi iri imbere iteye amatsiko il reste du jour ubwo urimo ibyo byari byiza ubwo hari icyizere umuntu kubakira icyizere imbere kuko inyuma sinyamabara urumva reka ntutangire tubara amasegonda arimo kugenda naho meze neza nta kibazo gikomeye mfite urumva yego tubashishikariza no kureba filme kuri channel bita Ihogoza Films ni filme nziza cyane ndetse irimo abakinnyi b'abahanga cyane nyarukiraho kuri ukore subscribe ndetse na sharing ino filme nzi neza ko uzabonamo isomo rikomeye hari umuntu ukina filme ukavuga utese ubundi bindi kureba nibiki hari n'umuntu wambwiye ushize ngo nago yarazi ko ngo yarazi ko yitwa Ihogoza ngabwo buriya mwankanguye ngo uzikira filme ngo nari nzi ko yitwa Ihogoza ngo kumbi ngo naga ariko yitwa ndamugati oya hariho amafilme atandukanye hariho nanjye ntabwo nari nzi ko wakabaye wita Meriti Film cyangwa se ari ikigo gitangaza amafilme menshi abantu baza amafilme bari n'amaseri yawe n'aye ma episode n'iki byose gerewe ndebe Ihogoza ariko bazayishyiremo hari umuntu wanyandike ejo bundi arabimbwira nabihaye uwo bireba arambwira ati filme ati nubishe mbowe na Marishari muyivuga ati ni filme ati byanatumye njya kuyireba pe niko yambwiye atariko ikibazo kirimo ni kimwe umva ko yambwiye ati nkunda ibiganiro byawe na Marishari ati cyane numvise muvugaho filme ya Ihogoza njya kuyireba atariko basore filme gake basora filme gake kandi ibigeze aharyoshye mugerageze mubikosore uwo bireba narabimuhaye schedule yabo ntabwo izwi nkuko tumenye ngo kwabamenya ni kuwa kabiri no kuwa kane naho rero hari ikibazo rwose bose mushyiremo agatege iminsi ine buryashize iminsi ine na filme tubona abakunzi banyu ntabe babona babisaba rero bareka ubutani batakoze nzamuhamagarira live hano niko nigeze guhamagara sendegeye amirambwira ibya numvaga birimo kuncanga urumva kuko burya abantu bafatanya bikorwa si itegeko si n'ihame ariko kenshi baguma no kwisobanurira ibintu byabo hari no kubavuga ama challenge abahari kuko nyine umuntu abona filime akagira ngo biroroshye yego nk'ibi biganiro byose dukora rero nk'inama nk'izo ni nziza ariko hari igihe akubwira ko nawe atabyanze iyo schedule atayanze ko ntiwapanga filime mu rwego rumeze kuriya ako nakwita kalendare yayo
ubwo ariyo wibagirwa ubitekereza gutyo n'inama ariko urabona ku rundi ruhande iyo wumvise urundi ruhande wumva afite ama challenges menshi ariko atagoye kugororoka kuko abantu bareba ibi ngibi tureba amakuru kubera ko tuzi schedule yayo tureba iki n'iki yego ni byiza bazi ko Gasaro TV posting ngo ni gatanu ku munsi njye no babimbwira sinabizi ari jewe urumva ariko nyine abantu barabizi nkanjye wanjye saa yine z'ijoro ndekura ikiganiro buri gihe rwose z'ijoro wimenyera kubimenyera gutyo buri joro rero abo mwihuguza films mu byumve namwe mu byumve mu bishyire mu bikorwa kuko ni byiza kubaha ibitekerezo bya audience yes twagiye rero twinjiye mu makuru kuri uyu munsi turi ku munsi wo kuwa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 tugiye kugera mu cya kabiri cy'umwaka mashari rero ejo niriwe mbona igikuba cyacitse bamamagaye abanyandikiye bati Gasaro ati ibi ni ibiki M23 ivuye mu bice bya za Plaine de Ruzizi muri Plaine de Ruzizi ndetse aho nge nari navuze ko hasigayeyo abasirikare bake marshari kugeza kuri iyi saha ngewe hari umuntu wamaye amakuru ko abasirikare bose bavuyeyo ambwira ko reka nze ndabikwereka ngewe urabizi ko mvuga ibimenyetso abanyuma bavuyeyo saa 3 aribwo imodoka zagiye ngo kubatwara akirirebere urabizi ko ngewe mvuga ibimenyetso izo rinete ikibazo ntizibuta umusoma rwose ndigeza hejuru yandebye amaze kureba ikiganiro barabimbwiye ati muvuze ko abasirikare hari abakirimo atari kamakuru ahari nuko abanyuma imodoka zabafashe urebe nuko ambwira we information uko bimeze ahazikura kuko we nzi neza ko yego yego rero marshari ibi byo wabibonye miki mbere yuko ngera ku bintu byagiye bivugwa harimo byinshi bitandukanye reka dohera aho ngaho umusesenguzi wanjye welcome ikibazo welcome nawe urimo ko welcome imeze nk'iri ikofi cyangwa ingumi uzise igihari ni ibintu nka bibiri ntabwo ndi bugorane rwose kuri iyi ngingo sibyo yego sindi bugorane kuri iyi ngingo bibiri cyangwa bitatu nibyo ndi buvuge nuko icya mbere sinzi neza abantu badukurikiye abantu badukurikiye nuko ngiye kuvuga n'abari kubabyihanganira hari umuntu wagize ni amahirwe in one hand in another one nabyita ibyago kuko history nshaka kwishushanya imeze umuntu wagize amahirwe akarwaza umuntu we kugera ku munsi wa nyuma yego cyangwa se akarwaza umuntu we kugeza ku munsi either wa nyuma apfa cyangwa se wa nyuma aba discharged out ataha uwo si uwa mbere yego uwa kabiri akamera nk'umuntu wamurwarije kure atanga finansoma atanga abaza yaramutse gute ari nk'ibwota amasimbi par exemple urumva en fait dufite ubwo abapersona batatu yego uwa mbere n'urwaye ko niwo umuntu arwaye ku gitanda cy'umurwayi yego ibinini bari bumuhe birura ibishinge bari mutubike na buri kimwe cyose en fait ubwo buribwe burumvwa n'umurwayi uko ikinini kirura nubwo nkurwaza nkuhagira ntabwo mbizi sibyo yego ibyo byose n'amagambo umuntu aganira na mu docteur n'ikizere yamuhaye cyangwa n'icyo atamuhaye n'iki byose yego biri mu maboko ya muganga n'umurwayi kireka aho umurwaza yatumijwe sibyo yego hanyuma rero noneho genda i Paris France umuntu wanjye arwariye ku bitaro runaka muri Afrika nijye umugemurira mu gitondo amazi nkamuhwagira nkamwandikira imyambaro nkagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nkamuhereza na ya miti uri mu Bufaransa arababaye kuko wenda ni nawe ufinansa iyo miti na buri kimwe cyose nawe wishyura mituweli sinakubwira yego ariko amakuru mfite kuri ground ku gitanda nyine ubwo twagize gute ntabwo ari kimwe n'abantu muri France ameze n'umubabaro wacu uragoye twese turumva hari umubabaro w'umurwayi hari umubabaro w'umurwaza hari n'umubabaro w'ufinansa umurwaza baza turi umurwayi ninde umurwaza ninde uwo nguwo nyine uhamagarira kure ninde vulnerable turishyira ku gitanda cy'umurwayi urumva ni AFC M23 iyo barashe bombe niyo iyumva mbere urumva nka wa murwayi unyunyuza ikirina kumva uko bimeze yego iyo bakubise urushinge nkuko wa murwayi abyumva iyo ni drone sibyo
buri umwe wese umurwazana inderero media social media na audience sindayegeraho audience ndayishyira mu bakada abatanze imisanzu kugira ngo event ugere hegeze uyu munsi abohereje abana buri kimwe cyose by the way wohereje umwana it's okay ariko umwana wohereje mu ndaki umuha makenga sibyo makenga se ibomba ntibyamuhusha gacere ntibyari muhitanye ejo bundi so ino urugamba rwa Kongo ikibazo kirimo ngiye kubikora mu buryo paradoxale urimo kumva ukwandikira kubaza yigize umurwayi atarabana n'igitanda cy'umurwayi kugeza sibyo umwe akigira umurwaza byahebye ukajya Sandri kugeza naho mwegera mu assistant twavuze uri kure nta n'igiceri cy'ijana ari yatanga wenda mu musanzu w'intuza ari either kuba afite uburyo arinkinga n'icyo kibazo gihari ashobora kuba ari umuntu wavuye muri Kongo cyangwa se ufite uburyo aho bihurira na Kongo nkako twese ko turi mu karere k'ibiyaga bigari sibyo yego kumwe umuntu ajya mu itabaro akarira kurusha abapfushe atazi n'uwapfuye wenda ubwo ndakabije ariko reka nsubire inyuma gatoya General Makenga General Bodwe Gacerize General Ndenande uriya Sematama General Yusufu Mboneza abo bajenero bose nibo dukunda kwireberaho na Colonel uriya maneko wabo nzenze urumva yo high command kugenda uyifata yose nibo bashobora kubalansinga nk'abasirikare sibyo bakamenya ko kudacomplyinga nicyo basabwa bifite ingaruka isumba icyo abantu bita withdraw kuko bajya gufata hariya ntago bagiye gukina ikarita cyangwa kujya guceza no kugira gute banahagije ubundi twagombye kubafata kubareba imboga mu menyo kuko bahageze bakabananira kuhagera ese M23 wafashe Uvira uyiseberamo unyara ku muhanda ugira gute n'ikiri cy'abantu bakuvugiza induru uvamo it was not the case bageze Uvira bahakora isuku abaturage bajya mu muganda babigisha umwe n'ubwiyunge abaturage b'Uvira barayoboka that is one secondly kuba M23 hasabe kuva muri Uvira ubwo nabitwaremo cyo ndaka kuvuga cya kabiri ho ibirometero 75 igasubira inyuma 25 already hari ibirometero 50 itari yubahirije gusubira inyuma kandi yasabwaga n'abahuza urumva yego c'est ce que le M23 a fait aujourd'hui M23 yubahirije ibirometero yasabwaga 75 kuva Uvira kuko yasabwa kuva muri Uvira territory ikajya Gatogota ntabwo yasabwaga kuva muri Uvira ijye Kabunambo urumva Sanje n'ahandi hafi aho ngaho so ntabwo ari ubusabe M23 ngiye gusabwa ahubwo nibyo yasabwaga kubahiriza nkuko byanditse so ntabwo umunyamerika ajya mu marangamutima sabahuza se cyangwa muri Qatar muri Doha n'iki byose amarangamutima yawe kuko uruvungi hari umuryango wahororeye inka kuko Sanje hari umubyeyi wahatuye ntabwo ibyo umuntu wo muri Qatar bimureba uwo muri Suisse ntibimureba urumva ikimureba ari byo wasinyiye ukabishyiraho umukono ndabona ushaka kumbaza buretse utampfubya urumva M23 1 yagombaga kudagaba kira gitero kuri Uvira mu gihe yabonaga nta nyungu zacyungukiramo irakigaba ubwo ifite inyungu yacyungukiyemo urumva nuzimbaza ndaze kubwira M23 yagombaga kuva muri Uvira ikajya Katogota ku nshuro ya mbere nkuko ubundi yabisabwaga yego M23 ntiyava muri Uvira ngijya Katogota ijya Kabunambo icyo gihe ntabwo biri umunyamerika si wakoze iyo mistake ni mistake yabo batako ni ibyo batubahirije bagomba kubahiriza uyu munsi kuko nta wabwiye ngo bave aho bari bafite mbere document irasinye ko batagomba kwagura ibirindiro buri wese dukurikije aho yarari ariko wa muntu ubabajwe n'icyo gikorwa sibyo kugaruka kuri wa murwayi mbere natangiye kuvuga nyine nyiri kibazo nanone ntabwo uri bukondane mu 23 kubera ko iryo tseta birenge iva ahantu nicyo kimenyetso ntakuka cyo kwereka wenda wayihebeye ko nayihavi itabishaka ariko byayicanze nko kuvuga ngo iyigira amahirwe ntihagire urivugiriza induru Kabunambo urumva Tshisekedi akabyibagirwa akabyakira atyo induru ntizivuge buri kimwe cyose uriya mpapuro bikamurengaho yari yacanze karita none karita iranze wibuke neza ko we Sandrine n'ubwawe niwe wajya kumbwira nkakunanira ko nawe Uvira batavuyemo cyagiye ku nshuro ya mbere niya kabiri tukaza kwemera ko bavuye muri Uvira nyanyayo uyu ninde uyu muvugizi wabo Lawrence Kanyuka niki na uniform n'ibigofero n'iki byose ari basoma itangazo ndavuga bino bigofero bya bullet proof ndagibuka iryo tangazo ikikwereka ko M23 ntabwo ikora withdraw nko kunywa amazi ntabwo ikora withdraw nk'ibintu biri MP biryoshye
urumva yego itseta ibirenge kuko kuduraginga ibirenge niyo mitsi ibanje gushyiramo urumva kugira ngo irebe ko byakunda. Let us withdraw some 25 kilometers turebe ko baceceka. Kandi bari bacecetse amezi nkangahe yego sibyo. Nanone ubwo ni uburyo bwa tagitike bwo kudahubuka ngo uranezeza uwo murwana urumva kugira ngo urebe ko chance ushobora gutanta igakunda ikarya. N'ikindi nakubwira niba barakererewe gusubira Kamanyora tuvuge wenda amezi 4, do you think nta nyungu bakuye kumenya uwo murongo mu gihe bahamaze? Nta baho baharokirise, nta mukada wenda utazabirenganiramo bahasize, wenda aho uburyo bwo kuhaneka bizabagora nk'abantu bahamaze amezi n'iki burya intambara ntiburi inyungu. Igihe bahamaze hari siyasa y'abataramumvaga bumvise niba nta mabi bahakoze wenda urumva igihe bahamaze mwitseta birenge byo gusubira Kamanyora nicyo ndimo kuvuga. Erega hari n'utuntu leta yagiye igerageza ituranga kubarasaho urumva none reka nkwereke hari n'ibintu babakoreye byakabasubije muri Uvira ariko ntibigeze bayisubiramo bayireba imbere yabo. En fait turebe ko General Makenga nawe yifitemo kuvuga ngo ntabwo ndi umukomanda mu myaka maze afite experience yo kumarisha abasirikare banjye ku mpamvu y'icyangwa iriya. Iyi mu Ventura ntabwo irwanira, ntabwo mu mpamvu ze mu Ventura irwanira harimo Ruvungi, Sanje na Uvira urumva ikirwanira n'uburenganzira bwo yagihereye muri Sabyinyo. Niyiza kuguma muri Sabyinyo ibyo isaba bikubahirizwa. Ntiyari kugera Ruvungi, ntiyari kugera Goma, nta mpamvu yo kwitwerera ubutaka bw'ahantu yafashe kandi niyo biza gukemuka batiriwe banatera urumva byari gukunda. Ikibazo ni kimwe kirangangiye kwibaza ko leta ya Kinshasa ibyo bakwikora byose muvoma yose bakora yose itagaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo, amaherezo azaba yahe aho turahakomereza ikiganiro. Ya modoka ikundwa na benshi tuyabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza.